batangiye kuvuga yuko bagomba kuronshinga cyangwa gutangaza igisasu cyabo muri bya bisasu biremereye byambukiranya inyanja. Abataramu ku kintu bita ibisasu nta miyaga. Ibisasu nta miyaga. Bavuze ati tugomba gutangira umwaka tugaragaza igisasu cyacu gishyashya. Ni ibiro byashyizwe ahagaragara ni itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bishinzwe ingabo muri Korea ya Ruguru. Bavuga bati twebwe tugomba gutangira umwaka twereka isi ko imigambi yacu turayikomeje. Ibyo muvuga byose mudushyiraho iterabwoba, mutubwira mudufatira ingamba ntacyo bitubwiye. Ibyo bintu byanyu byo kuza mudukanga ingamba sijyuye ibihano niki twegahundira cyari yayindi muri igorero busa rwose. Hagataho minisitiri w'intebe w'Uyapani nyine niyo muntu wabanje kwamagara ibyo bintu aravuga ati murakabije aho mugeje murekeraho pe ariko bati gahundira cyari yayindi reka tubereke igishyaho n'amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Mu Burundi ndabona hari ngo inyandiko zagiye hagaragara zongera gushinja leta y'Ububiligi yuko yagize uruhare mu rupfu rwa minisitiri w'intebe mu 1961 w'irwa Gasore. Zashyizwe ahagaragara nande? Ni abantu batandukanye bakoze nyine ubushakashatsi bakoze amaperereza cyangwa amagenzura baza kwemeza yuko ariko hari n'umuntu wabyanditseho igitabo. Hari umuntu wabyanditseho igitabo witwa Rudolf White. Uyu nguyu rero ni umuflama wanditse ubwo n'umubirigi nyine w'umuflama wanditse inyandiko avuga neza ko afite ibimenyetso bigaragaza yuko leta y'Ububiligi ikwiye gusaba imbabazi. Urumva ikwiye gusaba imbabazi byabana ngombwa igatanga ikiru kubera ko ngo yagize uruhare rutaziguye mu rupfu rwa Rwirwa Gasore wishwe mu 1961. Ububiligi ntari icyo bari babitangazaho. Nta kintu barabitangazaho ubwo wenda tuzagenda tumenya development y'inkuru.